urupfu rwa makanika rwankozeho. Njye sindi umunyamurenge ariko ndi umunyarwanda uzi aho amacakubiri yagejeje igihugu. Tugomba gupfa. Aya namwe mu magambo yavuzwe na makanika mbere yuko apfa. Yego. Asize yavuze mugira ngo ni mu mbwirwaruhame yakundaga gutanga. Twari twabivuze yari umuntu ukunda gukoresha ijambo ry'Imana, rimwe na rimwe yaba ari no mu baturage bakaririmba indirimbo zimbaza Imana. Yego, yanditse Prosper Inkomezi kuri poste ye ati tugomba gupfa kuko nibyo twiyemeje. Icyo ni cyambere. Cya kabiri, tudapfuye nta gakiza kazaboneka kanyu. Icya gatatu, tugomba gupfa kugira ngo abandi babone agakiza. Bamwe mu bajene aho twakita aba youth, abanyamurenge youth, bafite ndabona bamwe bari kugenda bazwi cyane haba twatuze Prosper na TMC indatwa muri wabarizwaga mu itsinda rya Dream Boys, nawe arabikonfirme arati a true hero. Yes, reka nizere ko mumeze neza cyane n'abantu badukurikira umunsi ku munsi, abantu bareba ibiganiro byacu haba kuri Insel Rwanda TV. Nitwa Sam Gakire, ndi kumwe na mugenzi wanjye Moses kuri Hope of Africa TV, the African Big Mind. Mujyeho mukore sabone, mukande no kuri notification kugira ngo ibiganiro byiza afite by'ubusesenguzi mujye mubibona mu bambere. Turagarutse rero n'ubundi twe turacyari burengerazuba ku rubibi na Kongo. Yego, ku gice giherereye aho bita Bukavu. Ikiganiro turi kugikora twitegeye Bukavu. Yego. Nuko ngira ngo mukanya twadukoze ikiganiro yari nka breaking isa nk'ivuga ati ni urupfu rwa makanika byari bikiri mu rujijo. Kuko bamwe bavugaga ngo yishwe, abandi bati bamurashe ariko ntabwo yapfuye, ntagarava mu mwuka. Ariko dukurikije ibyo turi kugera tubona ku mbuga zigiye zitandukanye, ibyo turi gusoma, hari nabo mbona bari muri community y'abanyamurenge bamaze kubikonfirma, hari abari Minembwe bari kugenda babyandika babasezera babwira yuko the hero never dies, intwari ntago zipfa. Kandi kuko nibyo haragenda umubiri ariko ibikorwa bye bizasigara, nta nubwo abanyamurenge bashobora kuzamwibagirwa. Murenge youth please wake up. Uyu ni Prosper Inkomezi, n'umuramyi, umuhanzi mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Aranditse ngo tugomba gupfa. Aya namwe mu magambo yavuzwe na makanika mbere yuko apfa. Yego. Asize yavuze mugira ngo ni mu mbwirwaruhame yakundaga gutanga. Twari twabivuze yari umuntu ukunda gukoresha ijambo ry'Imana, rimwe na rimwe yaba ari no mu baturage bakaririmba indirimbo zimbaza Imana. Yego, yanditse Prosper Inkomezi kuri poste ye ati tugomba gupfa kuko nibyo twiyemeje. Icyo ni cyambere. Cya kabiri, tudapfuye nta gakiza kazaboneka kanyu. Icya gatatu, tugomba gupfa kugira ngo abandi babone agakiza. Icya kane, ntabwo turi abasazi, ntabwo turi ibipfu, ibyo turimo turabizi. Yego. Arandika ati a hero never dies, forever in our hearts. Kandi hari n'ijambo yarigeze avuga, yaravuze makanika ajya ubwo yabivuze mu kiganiro, nabwo mvuga ko ari mu biganiro bya nyuma, ari uvuga ngo ntago twese turi kurwana intambara kugira ngo tuyirangize. Yego. Ati gutangira intambara murayitangira ariko kuyirangiza si ibyacu. Ati nta nubwo ari ngombwa ko tugira tuyirangiza. Ntekereza yuko Imana ari nakundaga ukuntu yakundaga Imana ishobora kuba ari kumutegura muri we. Nakubeshye uyu mugabo twari twabikomeje kare turavuga ngo iyi ni intwari ya Minembwe. Hariya kabisa. Urabona abantu benshi, uru n'urubuga rwa Murenge Extra Murenge, banditse ati mu ijuru impundu zavuze, mu isi umuborogo n'amarira hamwe n'intimba byatugezeho. Reka nkubwire Sam, ntakubeshye, nanjye n'abari kudukurikira ngira ngo bari kubyumva. Ntago iki kiganiro ndi kugikora nishimye. Iyo ukurikije
amadisikuru yaheze y'uyu mugabo Colonel Makanika ugakurikiza imyitwarire ye nk'uko nari ndimo nkubwira uyu mugabo ibikorwa yakoze ari umurenge. Prosper Nkomezi nkunze message yatanze, the hero never dies. Impamvu intwari zidapfa, iyo tuje hano mu Rwanda tukareba uburyo ba Fred Gisa Rwigema batangije urugamba mu bihe bigoye n'ibihe bikomeye, tukareba kondisiyo bari barimo, ariko nyamara kwikubitira urugamba rukabahitana. Ariko uyu munsi iyo tuvuze Fred Gisa Rwigema afite igisobanuro kinini ku banyarwanda, kuko yari ayoboye abantu bari bafite igitekerezo cyiza cyo kubona u Rwanda. Kuba barabigezeho rero ntago dushobora gusiga amateka. Yes, we yaratabarutse, ariko ntago intwari ipfa. So rero n'uyu Makanika ndabona bamwe mu bajene abo twakita aba youth, abanyamurenge youth, bafite ndabona bamwe bari kugenda bazwi cyane haba Ugatuze Prosper na TMC indatwa muri wabarizwaga mu itsinda rya Dream Boys, nawe arabikonfirme arati a true hero. Nta bintu byinshi yanditse, ariko ntago ntekereza yuko ubu kondisiyo abantu b'imurenge barimo ntago ari kondisiyo nziza. Ahubwo kimwe mu bintu nasaba, nakisabira M23, niba hari n'ibindi bice bari gutegereza kubanza kujyamo, nibabanze bagere murenge, bajye gusevinga ubuzima bw'abantu. Ntekereza ko nta muntu uri buze guha morale, nta muntu uri buze guha icyo nakita motivation speech, ijambo rikomeza abantu bahagaze bari kurinda abandi hariya. Michel Zami, mu kanya gashize ndi gusubiramo video y'Abahima bishwe. Ibi ntabwo biri gukorwa kubera ko Kinshasa itabizi. Uratekereza neza ko nituvuga kuri Colonel Makanika, uratekereza neza ko Makanika buriya we yari yarabuze uburyo bwo kuba yava hari murenge akigendera? Ibi bintu yabivuze kenshi, ndagira ngo mbikubwire. Makanika ubwe atari uvuga ngo nabyumviye ku wundi muntu ari kubitangaza, yaravuze ngo ubushobozi bwo kujya muri ibyo bihugu ndabufite. Arongera abwira Kinshasa icyo gihe ngo yashyizeho urupapuro rumubuza ngo kujya mu mahanga. Sinzi ngo ni inama yari yateranye ngo nawe bamushyira kuri liste abantu batemerewe kujya mu bihugu. Arababwira ngo ese nzaba njyaho kugirane, ndi kuri gakondo yanjye. Ni umugabo utarubuza ubushobozi bwo kujya muri ibyo bihugu abandi bagiyemo, yewe atanagiye n'impunzi, kuko ubushobozi yari afite. Ndagira ngo ubwire ko nibwo yakoresheje atangiza umutwe wa Twirwaneho kugira ngo abashe kurinda ubwoko bwe. Wabonaga mu kanya ko ngo nituza kuvuga kuri byo ngira ngo ubujyanye n'uburyo yishwe ni drone. Niyo mpamvu nari ndi kuvuga mu kanya, nari ndimo ndakubwira ni M23 kimwe mu bintu ukwiye gukora, niba byanashoboka ko hari uburyo bakemberera bagashyiraho defense yo gutuma Wazalendo na FDLR na FRDC n'iriya mitwe yindi y'iterabwoba bari gufatikanya n'abarundi badasubira inyuma ngo baze guhungabanya umutekano, ariko bakihutira kugera i murenge. Ese wari uri kubona mu kanya FARDC iri kuvuga ngo M23 iri kuyirasisha indege zari zayo? Yes, ahubwo ntekereza yuko baka kanya babikoze neza babarasa cyane, kuko reka nkubwire, niba hari ikintu kimbabaza kikanshavuza no kubona umuntu apfa yari afite cause ifatika. Nkabona umuntu nakita nk'akatanyama udafite ikintu arwanira, uri kuza tu kubera propaganda ya genocide akaza arimbura abantu. Moses, uzi ikintu kibabaje? Twanabivuzeho, duhora tunabivuga mu biganiro bitandukanye. Buri gihe FARDC yitsinzwe
ishakira impamvu ahantu zitari. Ubwa mbere twagiye tubabona batsinzwe bakajya, ntabwo ari ubwa mbere bafata Ntabwo ari indege ya ubwa mbere. Sukhoi bakajya kurasa Kurasa mu mu basivili, mu baturage. Oya, reka kubanza kujyaho Mm. ibintu bakoze hejuru iyi ngiyi bakiri muri bice bya Kivu Za Karehe? za Karehe Mm. bishe abaturage Yego. baza hano i Goma besitara imbunda muri nuza mu nkambi, urumva Mm. ngo ubwo bari kugira ngo M23 bakazirashisha M23 kugira ngo M23 nibasubiza Irasaba irase abaturage. Mm. M23 ntiyabikoze, babonye batabikoze batangira ahubwo kujya bo ubwabo bica abantu, bahagarikiye abaturage bica umusirikare w'umuofisiye wambaye umwambaro w'idarapo ry'igihugu. Niho hantu nisi ko mbonera yuko uretse ko ari igenge nkoresha amagambo aremereye bwana Sam mukavuga ngo njye ngerageza noroshye. His Excellency yaravuze ngo iyo ntago mvuze ngo hari umuntu yaragiye kuvuga mubanze munyumve neza, ariko yaravuze ngo iyo ndebye umuntu menya niba ari umuntu muzima ufite ubwenge cyangwa niba ari umuntu udafite ubwenge. Ntabwo ushobora kuba uri perezida w'igihugu ngo urebere abaturage bari gutwika umusirikare w'igihugu wambaye umwambaro w'idarapo ry'igihugu, buryo uriya muturage bari gutwika igihugu. Kabiri, umusirikare w'igihugu asobanuye ibintu byinshi, none umwofisiye. Ibyo byarabaye, twabonye abaturage birirwa bagendana umutwe w'umuntu. Ibyo ni byabaye muri Kivu y'Amajyaruguru, sibyo? Noneho uva kuri ibyo, iyo babaga bakuwe mu gice barasahuraga. Abo ni abasirikare b'igihugu, sibyo? Nurangiza uza hano za Kavumu ni uko byagenze, aho M23 iseka ifata icyemezo akavuga ati cya kibuga kidahita tugomba kugifata. Si wari uvuze baje kurasa begejwe imbere babonye M23 kubarusha umurindi. Kandi reka twongere dusubire mu iki kintu. Hari abantu bibwira ko M23 ikunze intambara, ntabwo M23 ishaka intambara. Uzi ko ari n'amakuru yavugaga ko mu guhunga bari bagiye bashyira amamine hano muri Bukavu, bavuga ati M23 aza kugwa muri mbushi cyangwa se n'abaturage babigwemo bijye, bavuga ati M23 niyo bari gukora ibyaha. Ariko ibyo byose ngira ngo mu bintu izi ntare za Sarambwe zifite harimo bararwana, ariko barwanisha ubwenge na strategy. Nukuvuga ngo urabona FRDC n'abambari ifatikanyije nabo bari bafite igikorwa kitari cyiza bari gutegurira abakongomani b'abatutsi n'abakongomani bavuga ikinyarwanda. M23 kugikoma mu nkokora byarabababaje. Ntabwo kugeza uyu munsi M23 yigeze yifuza gukoresha intambara ngo igere yifata ibice bingana gutya. M23 yashakaga ibiganiro kugira ngo isi yose yicare hasi yumve ko hari abantu bari guhorwa uko baremwe batabigizemo uruhare. Ariko isi yose yarabirengagije, ibi ntitubyibagirwe. Isi yose yarabyirengagije, ariko ikintu cyambabaje kikiri no kunshengura kumva urupfu nk'uru rw'uyu Colonel Makanika. M23 imaze gufata Goma, nabonye inama zitabaye batwitse umuntu ngo nuko avuga ikinyarwanda. Nabonye inama njye nibaza iyi miryango mpuzamahanga imaze iki? Kubera icyo aba bantu batirukanwa mu bihugu byacu bundi? Nuko umuvugizi wa M23 mu bijyanye na politike amaze gutangaza ko abari Goma ngo Semi-DRC igiye gutaha. Ubundi iri kumara iki? Njye mbona niba babasha no kumva amakuru tuvuga nibige no ku kintu cyo gusohora MONUSCO hariya. Niyo nubundi yavuga aba batu bagiye gusohora Semi-DRC niba abasirikare ba South Africa. None se yavuze na MONUSCO se? Yego, nabyo yabitangaje. Niba bagiye kubikora ni kimwe mu bintu bigiye gutuma Goma ibona umutekano 100%. ngo umuvugizi wa AFC na M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko ingabo za Afurika y'Epfo zicumbitse mu birindiro bya MONUSCO mu mujyi wa Goma zigomba gutaha kuko ntacyo zikimara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse biteguye kuziha inzira ngo zitahe. Ariko twakibaza na noneho ese izi ngabo barazemera zambukana intwaro?
ziri kwanga kunyura mu Rwanda kandi M23 ikavuga ati nta yindi nzira muzanyuramo. kandi aricyo kibazo Ese barabemerera kiba gihari. kwambukana Urabizi intwaro? ko hariya harimo n'indege yabo zaba amahelikopteri, ahubwo ni ari amahelikopteri y'intambara. Eh, Ikindi renda tunareka iby'intwaro. Basohoye semi-DRC icumbitse mu birindiro bya MONUSCO, ariko kugeza aka kanya reka nkubwire, jyewe ndureba kugira ngo nirukane semi-DRC imbere nahera kuri MONUSCO. Ndagira ngo nkubwire abazungu ntibadukunda, icyo ni kimwe, ni nabo bari gushuka Gisekedi. uzi ikintu uri buhereho gikomeye, ikintu His Excellency igeze kukivugaho, avuga ngo imyaka bamaze hariya muri Kongo baragiye kugarura amahoro 29-30. yego, yabivuze mbere icyo gihe bari bamaze nka 25 ni Yego. mu madisikuru, yaravuga ati imyaka bamazeyo barafeirinze. Ubundi wareba bagiyeyo, imitwe yitwaje intwaro yari iriyo yikubye gatatu, ndetse banza kanarenga kwenda kubadukurikirana bafite amakuru atandukanye. Muri ntambara ya M23 hanabayemo uko yanarashe kuri M23 nyine n'ikindi ushaka kukubwira, amakosa akomeye cyane. iyi MONUSCO ngende gushaka kwereka impungenge ba bwana uyu muvugizi Lawrence Kanyuka, wenda cyangwa reka mvuge nyakubahwa coordinateur wa AFC M23 Nanga, ni umugabo uri wise cyane w'umunyabwenge, ariko batekereze ku kintu cyo kuba aka kanya umutekano. Ndagira ngo nkubwize ukuri, n'ubu ngubu mukanya narebaga inkuru y'abantu bishwe batewe ibyuma igoma. Ibi bintu niba bazajya bakora ubucukumbuzi, iperereza ryimbitse, kuko aba bahungu b'intare za Saramwe ndabizeye ntibahubuka, baraza kusanga bifitanye isano no gukoreshwa na MONUSCO. Uko ntabwo ushobora kumbwira ngo umuntu mwaraje mutungana imitutu y'imbunda, urangije uramutsinda, none ari gukora munsi y'itegeko ryawe kandi afite ibikoresho ahabwa. Niba ubyibuka akantu ka mbere babanje gukora, uribuka abantu basohowe ibashyize hanze ubwabo bakaza kwiripotinga kuri M23, bari kuvuga ati nta handi hantu twajya aho kugira ngo tujye mu mahajyabu, twe twari abasirikare b'igihugu kadusange M23. Moze ngira ngo turacyari wenda turi kugana ku musozo, reka nkwereke kuri tugiye gusorezaho. Ariko mbere yuko tubigeraho, pole ku bantu b'abanyamurenge, mwihangane. Ariko n'ikindi nk'uko mbibonye Prosper yabyanditse, stand up, muhaguruke murwanire uburenganzira bwanyu. Baca umugani ngo nta rugo rubura ikigoryi, ngo nta n'umwiza awuzi inenge, ariko mu banyamurenge buriya baravuga ngo nta rugo rubura igipfu. Nibyo kuko hari bene wabo bababereye ibipfu nk'abariya ba generali b'amasunzu, ariko banyamurenge mbisubiremo kare nabivuze mu kiganiro twabanjije, yego, niba udashoboye kujya ku rugamba kurwana, ukaba udafite umwana wakoherezayo, aya mashusho dukora aguha isura n'ishusho y'abana bari kurwanira kubohora bene wanyu. Mu bari kubohorwa harimo imiryango yanyu, koresha ubushobozi ufite. Yego, nuko bihangane, ariko banatekereza no kuri icyo usorejeho cy'uko bahaguruke barwanira uburenganzira bwabo, ko nta wundi, nk'uko nyakubahwa perezida wa repubulika ahora abivuga, nta wundi waguha agaciro utakihaye. Noneho tuvugana ubu hano hakurya tureba mu mujyi wa Goma, hari kubera igikorwa cyo kugenda bakusanya. Urabona mu gihe FARDC abantu babonye iri guhunga, bavuga ko yanyanyagije imbunda, barazisohoye mu masitoke bakajya bagenda bazitanga. Biravuga ko abaturage bo mu mujyi wa Bukavu mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje gukusanya intwaro zatawe n'ihuriro ry'ingabo z'iki gihugu, bakazishyikiriza umutwe wa M23. Ibyo birakwereka buriya, kimwe mu bintu bikwereka ko abaturage bakuryaye batakwemera, ukibonera mu bikorwa bakora, cyangwa kimwe mu bintu bikwereka yuko abaturage igice wafashe, niba witwa inyeshyamba, yuko abaturage bakuri inyuma, nanone ikimenyera mu bikorwa bakora. Niba uyu munsi ubwabo bari gufata imbunda bakazijyana,
abantu bibuka ijambo twababwiye mu kiganiro twakoze iryo M23 François yabwiye abakongomani banigoma yarabwiye ngo muradusaba amani, muradusaba kubaha amahoro, mukadusaba kubaha umutekano, turawubemerera, ariko kugira ngo tubahe murabigiramo uruhare. Umva ikintu gikomeye hano mu nama yabaye n'ejo. Yes, yabaye ejo. Yego, M23 yasabye abaturage ko bagomba buri wese abijisho babaha amakuru. Yego muri iyo nama rero habereyemo umwanzuro wafatiwe muri iyo nama nuko M23 abahagarariye societe civile n'abaturage bifatanya mu gushakisha bitwaje intwaro bashobora guhungabanya umutekano w'umujyi wa Bukavu bakihishe mu ngo. Uyu ni umumotari witwa Sadiki yatangarije radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI ko we n'abagenzi be bakusanyije intwaro 180 zakoreshwaga n'abana muri Bukavu. Asobanura ko nyuma yo kuzikiriza ayo 23 mu kigo cya Sayo ni cya Sayo. Sayo nyine ni Kansayo. Ni Kansayo nuko banditse Sayo nyine. Okay. Yabahaye ishimwe. Yagize ati natwaye mu kigo cyabwo ni cya Kansayo intwaro 180 twakusanyije zakoreshwaga n'abana. Twari itsinda ry'abamotari. M23 yahaye buri wese umufuka w'ifu n'ibiro 25 nk'ishimwe. Pasiteri Albert Migabo nawe yatangaje ko n'abandi bayobozi bo mu duce tw'Ibukavu n'abaturage b'Ibukavu bakusanyije intwaro 200, amabombe n'amasasu, radio z'abasirikari n'impuzankano za gisirikari babijyanira M23. Wenda mu gusoza wakibaza ese kugira ngo ubone yuko abazungu badadukunda abanyafurika, urumva izo ntwaro ziri kuva mu baturage, kandi izi ntwaro FARDC leta ya Kinshasa yazitanze ku mugaragaro iziha abaturage. Kubera iki tutabona mu nama zose Kisekedi ajyamo, uriya Kayikwamba ajyamo bari gusabira M23 ibihano ndetse ngo n'u Rwanda? Kuki tutabona bari abazungu bahagarara ngo kandi bira bintu Rwanda byamaganye? Nibyo nanigiye guhita nkubwira. Urumva bari kwica aka kanya ambasaderi w'u Rwanda wenda duhereye ku itangazo ryasohotse mu bijyanye n'iby'iterambere RD mu kigo cya RDB, batangaje ko guverinoma yatangaje ko yamaganiye kure. Je nabonye ari nka warning. Yego, kuko urumva aba bantu bagiye muri Bayern, abantu bagiye muri Arsenal, abantu bagiye muri Paris Saint-Germain, abantu baragiye bajya muri Inobar, batangira kujyayo bajyanye ibi bintu byabo bya propaganda. Bakumva ntibari kubumva, ahubwo bagakomeza bagashyiramo ibindi. Noneho hari ikintu ambasaderi twita tunagaruka, wenda iryo tangazo ryamaganaga uburyo bari kugenda bica ibijyanye n'iby'ubucuruzi, iterambere ry'u Rwanda, kuko u Rwanda rwashoye amafaranga muri Visit Rwanda kugira ngo, kuko nyuma aho hari income nyinshi twabonye. U Rwanda rwashoye amafaranga muri BAL kubera ko hari amafaranga yanagaruka kandi akagera ku bene gihugu. Iyo bari iri kuba bakoresha abana b'abanyarwanda, nibo bajya gukora protocol, hari n'abajya gukora service, abantu babona akazi mu buryo butandukanye. Ariko bo barashaka kugira ngo bahagarike ubwo bucuruzi u Rwanda ruri gukorana n'amahanga. U Rwanda rwabahaye warning. Reka tugaruke noneho, ni ambasaderi w'u Rwanda muri Loni yabajije akanama ka Loni, arakabaza atari ko kubera iki mutatubariza Kisekedi impamvu ataza kwicarana n'abayobozi ba Afurika kugira ngo ikibazo cyo mu gihugu cye gikemurwe, akirwa yirukanka imisozi. Nuzwa nko kwirukanka imisozi ni nkako yabivuze, siko wenda bivuze abantu badukurikiranye babyumve, aho kugira ngo aze mu nama ngenda bifata nkaho wowe ngewe ubwanjye Kisekedi bari kwirukanka imisozi. Kuko usanga nk'ubu nk'urugero, inama ya EU yagombaga kwiga kuri kino kibazo kijyanye n'umutekano muke muri Kivu y'uburengerazuba ndetse n'iy'amajyepfo, y'uburengerazuba bw'amajyaruguru na hano mu majyepfo. Kisekedi kugira ngo aze mu nama yohereje delegation ngo y'abantu bagera hafi muri 40. We yigira i Bayern i Munich, uri kumva? Yanze guhura n'abaperezida. Mbere yaho hari habaye inama ya SADC
ihuje sadek na EAC. iyo nama yanze kuyijyamo yitabira ibiganiro online, ariko amahanga yayamajije amaguru, ari kugenda kuvuga ngo mufatire u Rwanda ibihano, mufatire u Rwanda ibihano, mufatire u Rwanda ibihano, sibyo? Niba yanga, ambasaderi nicyo yavuze mu Rwanda muri UN, niba yanga kuza kwicara kugira ngo ikibazo kigihabwe umurongo, hakihutira kujya gutanga ibirego ngo bahane u Rwanda, ati yaba ibihano mwaduha byakemura ikibazo cyo muri Afurika, cyo muri uburasirazuba bwa Kongo, ibyo bihano twakabyakiriye. Nariko kubera ko kidashobora gukemura ibibazo ahubwo giteza amakimbirane, nimurebe niba koko ari byo byihutirwa. Ikihutirwa no kumenya ikibazo aho kiri, Tshisekedi akemera hagashyirwa mu bikorwa imyanzuro yafashwe n'abakuru b'ibihugu bagize ibihugu bya SADC ndetse na EAC, ndetse ari nabyo byagarutsweho bikemezwa mu nama ya EU. Aravuga ngo yagakwiye kwicara ibyo bintu byose bigakorwa, bagashyira imyanzuro, harimo kurirandura FDLR, harimo yamaze kwivanga no gukorana na leta, harimo kuganira n'imitwe yose itavuga rumwe na leta, ariho harimo M23. Rero ni ikibazo kiboneka, kandi Tshisekedi yararahiye ko atazigera agira ute aganira. Muri conclusion wenda dusoza, nkibaza aya mahanga kucyahindukira kugira ngo arebe ibyo Tshisekedi ari gukora, amubwira ati rekeraho, ko ari nabyo n'Abarusiya uyu munsi. Abarusiya rwose reka natunguwe, wenda twari tugiye no gusoza ibintu ntabivuzeho. Twari tuzi ko Abarusiya aribo abantu bari gutera inkunga Kongo. No mu gihe Goma yafatwaga, ndabyibuka, Uburusiya ni bwari mu bihugu bya mbere byatangaje ngo u Rwanda ni ruve Goma, ngo M23 n'u Rwanda ngo ni bari kure Goma bihuse. Ariko uyu munsi byatandukanye. Ambasaderi w'Uburusiya muri UN yavuze ati ariko Amerika kuki tutababona muvuga ku kibazo cya Kongo yakoresheje aba mercenaires, kandi muzi itegeko mpuzamahanga ryasinyweho n'umuryango w'abibumbye. Ahubwo nagasabye ubutaha UN inama niyongera guterana, aba rwose ababera bazongera batubarize kubera iki batavuga ku kibazo kijyanye no kuba MONUSCO yarifatikanyije na FDLR umutwe w'iterabwoba, bakifatikanya na Wazalendo ikoresha abana batujuje imyaka ibyaha by'intambara, ubwo bakajya kurasana M23. Ni gute umutwe wa UN, ingabo zidasanzwe za UN banarashe no mu Rwanda, ingabo za UN zifatikanya n'umutwe buriya? Reka kurasa mu Rwanda, reka tuvuge ko ari Kongo yaharashe, ariko uzi UN ngo n'umuryango ubundi se singira ngo mu ntambara baba bashinzwe ku protecting abaturage. Reka tuvuge hari icyo bita niba ngo article 9 ibemerera, ibaha order yo kurasa kuri kuko yego. Ariko iyo ngiyo ntituzi niba yarasimwe kugira bajye kurasa. Reka tunavuge ko bayibasinyiye, ariko se bagiye kurasa nde? Ni ikihebe kinjiye mu gihugu cyangwa n'abene gihugu mugiye kurasa? Icyo ni kimwe. Numva ko iyo article umunyamabanga wa UN atayisinya. Kabiri, ese niba yanasinywe, UN yakagombye kujoyininga umutwe w'iterabwoba? FDLR twibuka ko yemejwe n'isi yose ko ari umutwe w'iterabwoba, ariko bakoranaga ku rugamba. Hari naho wenda nasoreza mvuga ati abantu dukwiye gukanguka, please abanyamurenge. Nongere soze mvuga ngo urupfu rwa Makanika rwankozeho. Nge sindi umunyamurenge, ariko ndi umunyarwanda uzi aho macakubiri yagejeje igihugu n'inzangano zishingiye ku moko n'ivangura. Please banyamurenge, stand up.